season ya Spartacus season ya 13 bita Kill Them All. Muri seni niho hagaragaramo Spartacus n'abandi ba Gladiator igaranze iranze y'umutware ariwe Batias. Umugabo Spartacus na mugenzi we Texas batangiza uriya mugambi wo kwica bano bantu bose baba bari no muri ino nzu ya Batias. Batangira kwica bano bantu baba bari mu nzu y'umutware Batias. Texas asa nk'umunamyi agafatira shiti akayegereza kugira ngo Spartacus azayikandagireho hanyuma asimbuka agera ahantu umutware waho Batias aba yicaye. Baranabikora mu gihe Spartacus asimbutse agiye kugira nabi Batias akahita atega undi muntu hanyuma Spartacus agahita amukubita inkota y'ugutwi. Imbuto zino sene zo kwataka ino nzu ya Batias ziri violence ku bintu bidasanzwe. Yari n'abantu barebaga zino sene bikarangira barimo kuruka. Iki kiganiro tujya kukubwira sene ushobora kureba uri umwe kubera sene za violence na sex zirimo. Iyo ugiye kuyirebana n'undi muntu ushobora kumva utisanzuye. Uza niyo ugiye kuzireba babanza kukuburira bakubwira ko zino filime zitemerewe kurebwa n'umwana uri hasi y'imyaka 18. Season ya Spartacus ko tumaze kuvuga ko yasohotse mu 2010 ku itariki 22 z'ukwa mbere. Yasohotse iri mu byiciro bitanu aribyo action, adventure, biographic, drama na romance. Shooting iyi filime n'abakinnyi bari bazi ko ibice byabo by'ibanga bizagenda bigaragara, ariko iyi filime yavugaga ko district y'abaromani. Muri iki gihe cy'abaromani n'abagladiator habayemo ubusambanyi bukabije, siko abantu banditse iyi filime bari babizi ko ibyo bintu bigomba kuzamo. Kumva iyi filime uyirebanye n'umuntu ushobora kumva uri uncomfortable ibi bintu. Uyu mugabo aba ari umutware baba bamwita Batias, ufite inzu irimo abagladiator nka Texas cyangwa se Spartacus. Muri iki gihe umucakara wabaga waguze wamukoreraga ibintu byose ushaka, ku buryo wabaga unafite uburenganzira bwo kumwica. Rimwe agasene Batias aza mu rugo rwiwe agasanga umugore we arimo koga. Uyu Batias yanga kuryamana n'umugore wiwe akahita afata umujura aho ngaho, akaba ari we bakorana sex kandi n'umugore we arimo kureba. Umugore wa Batias ibi bintu ntacyo biba bimutwaye, bazi ko abacakara bawemerewe kubakoresha ikintu icyo ari cyo cyose ushaka. Muri iyi season ya Spartacus hagiye harimo sene nyinshi za sex violence ku buryo nuyirebana n'undi muntu uzumva uri comfortable. Iyi filime bayita 336 days, ati ni imwe muri filime udashobora kwifuza kurebana n'undi muntu. Ikinyamakuru cya Ladies kibivuga, iyi ni imwe muri filime 5 hano ku isi udashobora kwifuza kurebana n'undi muntu uwo ari we wese. Zikuntu nabivuga mu kinyarwanda, ariko iyi filime irimo sene extremely edit and graphic sex, uburyo bayikora recommended ku muntu ufite imyaka 20. Uyu mugabo Massimo aba ari umugabo ufite amafaranga unafite imbaraga ku rwego rudasanzwe, aba yibera mu gihugu cya Poland. Uyu mukobwa we bamwita Laura kandi aba afite boyfriend, ariko boyfriend we abacishamo akanamuca inyuma. Uyu mukobwa aza kumenya ko boyfriend wamuca inyuma, nyuma wamukira akaza kubona uyu mukobwa Laura, hanyuma nawe akamukunda. Uyu Massimo ahita akoresha imbaraga aba afite agashimuta uyu mukobwa, hanyuma akamuha iminsi 365, akamubwira ati muri iyi minsi ntuzaba utarangira feelings nzahita nkurekura wigendere kandi sinzigera ngufata ku ngufu. Iyi filime ikimara no gusohoka abantu bagiye bayireba ari bonyine, ko bari barabanje guteguza sene zizaba zirimo. Nk'ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine iyi filime ikimara gusohoka mu kwezi kumwe zirebwa n'abantu barenga miliyoni 26, irebwa amasaha arenga miliyoni 24. Impamvu n'amasaha ari menshi ni uko abantu bagiye bayirebera ku device yabo ari person. Kugira ngo usobanukirwe neza bibaye ubana n'abantu 5 kugira ngo murebere filime rimwe. Iyo filime ipima isaha imwe mugiye kureba mwayiha isaha imwe, ariko ugiye kwireba uri wenyine wayiha nk'amasaha 5. Ngaha tuvuze ku rubuga rwa Netflix, ntabwo tuvuze ku yandi ma website. Izubuye 336 days muri filime zamumaye ku rwego ruri hejuru kandi irimo na sene nyinshi za sex. Ura nawe ntabwo biza kumutwara igihe kirekire kugira ngo yumve uyu Massimo ko aba yamuhaye ikintu cyose gishobora gutuma uyu mukobwa amukunda. Iyi filime harimo agasena uyu muhungu n'uyu mukobwa baba bari muri private jet kubera extreme sex content. Harimo na sene ushobora kureba uri wenyine kubera uburyo zirimo uncomfortable.